guhera gumaho ngaho baguhe mikoro aho ngaho. Mbere y'uko gato tugiye kurebera hamwe ikibazo Perezida Paul Kagame yakemuye ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2022, aho umusore yamugejeje ikibazo yagize uburyo bamwibye inzu baramuriganya, ariko noneho iki ntabwo aricyo kibazo gihari, ahubwo ikibazo gihari ni uburyo ki uyu musore nyuma y'uko Perezida avuze ngo gikemuke mu minsi 3, hari ku munsi wo kwa gatanu baravuga ati Perezida aravuga ngo kuwa mbere bazagikemure, kuwa mbere ariko uyu musore yabyutse ajya muri gereza. Kuko mwabyumvise rero ni wa muhungu wanyu yitwa Mbonandaho TV. Kuko mwabyumvise rero ubuyobozi bukomeje kugenda busuzugura abantu, umuntu akakureba akagusuzugura wamugezeho ikibazo ntagufashe. Abayobozi rwose mujye mugerageza kuba mutabera, mujye mukoresha ibintu, mujye mukoresha inshingano zanyu neza nk'uko mwazihawe. So nk'uko uyu mugabo muri kureba ahangaha kuri screen yanyu rero, uyu mugabo rero mu mwaka wa 2022 yari afite yaje kuba yafungwa azira kugura inzu. Yaje kuba yafungwa kubera kugura inzu. Sinzi ahantu yagiye Nyamasheke. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yari yahaje, arangije kuhaza aza kuza kumugezaho icyo kibazo cyiwe. Nuvuga ngo yaguze inzu n'umuntu yakoraga muri banki, arangije kuyigura noneho uwo mugabo aza kuza ngo kubiba amafaranga miliyoni 30. Aza gutoroka, aje gutoroka rero sinzi ukuntu buriya iyo ufite ubutaka hano runaka buriya muri systeme nyine bahita bahabona cyane. Mu by'ukuri rero yaje kuba bamwaka iyo nzu, bayimwatse arabyanga, agiye gukora mutation afite, kubera yuko nyine yari afite icyangombwa nyine cy'ubutaka, agiye gukora mutation ngo beneri irabyanga, ibyanze ngo yemeza yuko ngo byanaze n'uwo mugabo banamukuze muri gereza burundu. Bamushyize muri gereza, ubu ngubu baragenda muri gereza igihe kirekire, ibintu biza kuba ibintu birebire cyane, nyine ibintu bibahatari, nyine byahatari. Nk'uko mubibona rero muri uyu mwaka turimo wa 2025, uyu mwaka wa 2025 nibwo yaje gufungurwa yabaye umwere. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyo gihe Nyamasheke, kubera n'ibintu byari byageze no mu rwego rwo hejuru, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaravuze ngo icyo kibazo kimare iminsi 3 kirangiye. Iyo minsi 3 yagiye kurangira uyu mugabo yafunzwe. Yahise afungwa rwose, nta n'ibintu byinshi rwose, yahise afungwa ariko ni ikibazo gikomeye cyane. N'ubwo muri kubona ahangaha kuri screen yanyu bari nyine ari kuvuga nyine bamuhaye ijambo nyine, ariko ubona ko hari imbaga y'abantu benshi cyane. Arangije ubwo ngubwo yavuye ahangaha agiye bamubwiye ngo nugera ukamara iminsi 3, iminsi 3 iki kibazo cy'umugabo cyakemutse. Deni muri kubona ahangaha kuri screen yanyu ayemwa ikibazo cyiwe, ariko ubuyobozi butoya ngiye nkeka yuko bwasuzuguye umusaza, kandi umusaza yavuze abavuzi. Umusaza rero bamubwiye yuko ngo uyu mugabo ngo arimo ngo ababeshyira, nyine ngo arimo ngo guteka imitwe. Nacyo ni icyaha, ariko ntabwo ariko byagenze, ahubwo uyu mugabo muri kubona kuri screen yanyu yaje guhura n'isangano zikomeye cyane. Yagiye ahantu bwa mbere ikibazo cyiwe ntibagikemuye. Ikibazo cyiwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaravuze ngo uyu mugabo mu muhereza ibye apfa kuba afite icyangombwa cy'ubutaka, kubera yuko kitatanzwemo ingwate agomba kumukorera mutation nta kibazo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bigeze bikorwa. Mu by'ukuri babashije kuba basuzugura umusaza, kandi gusuzugura umusaza ntabwo ari byo,
kandi koko nje nkakwaka ideni nakwaka ideni wenda tukagirana wenda inyandiko wenda uje kunyishyura nje kukwishyura ntunyereke ya nyandiko ntabwo naba nkikwishyuye. So muri rusange rero uyu mugabo muri kubona kuri screen yanyu yaje kugirwa umwere muri uyu mwaka wa 2025. uyu mugabo yatanze amafaranga menshi cyane atagira ingano, ahubwo zino nzego z'ubutegetsi nazo rwose zijye zishyiramo impuhwe zirebe ibintu zireke kugira hari igihe abantu bafata bakarengerana basanga umuntu neza ikibazo kibe pe barakirigitishije burundu ukaburirwa ikibazo waje ukijyanye ugasanga barahari bakagusuzugura aho ukijyanye ugasanga bare bakagusuzugura. Icyo nababwira ni uko ibintu byo gusuzugura ubuyobozi ntabwo byemewe, ibintu byo gusuzugura umuturage ahubwo umuturage ahore ku isonga nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda abivuga. Umuturage rwose azajya ahora ku isonga kubera yuko uyu mugabo baramujuranye imyaka yose, iyi myaka 3 bamufunze. Iyi myaka 3 bamufunze yaragakwiye kuba yarakozemo ibintu byinshi cyane byamubyarira inyungu bikamubyarira amafaranga menshi, akaba yanatunga n'umuryango wiwe. Ubu wasanga kubera afunzwe iyi myaka yose wasanga ibintu byarahatikiriye biragenda birahomba cyane ku rwego rukomeye cyane, birahomba pe. Ariko muri rusange ubwo wenda iyo nzu wenda umugabo ashije kuba yagirwa umwere, iyo nzu nyine buriya arahita yegukana nibarangiza bahite bamuha izahabu y'amafaranga kubera yuko yarahohote. Kuko nawe mumbwiza ukuri pe, umuntu araguze bamuhaye icyangombwa ariko gukora mutation biraza ngo ubutaka ngo bwagize ingwate, ubutaka bugirwa ingwate nta cyangombwa watanze. Bano bantu rwose mujye mureka kuba mwabera rwose, yego nyine bantu rwose mukomeye cyane muduha n'amafaranga ngo dukoreshe, mujye muyaduha ariko ntimukaduhe mugira ngo mudushyireho ibisasu mwokabyaramwe, mujye mutugabanyiriza imisoro ntimukaduha amafaranga ngo wenda uyu mugabo muzamukurikirane. Muri Afurika nta hantu wahungira ngo umuntu areke kuba yakubura, muzamushakishe. Gusa uyu mugabo rwose muri kubona ko rwose mwamuhohoteye cyane, mwaramubabaje. Uyu mugabo rwose mwaramubabaje cyane. Reka nze gatoya mbashyiremo Sikovia nabagira ikintu ababwira, na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bagira ikintu ababwira, ndetse n'abandi bantu bakomeye mu itangazamakuru. Icyo kibazo nabo babashije kuba bakivugaho cyane, ariko uyu mugabo nk'uko mubona Sikovia rero ko mwamubonye neza cyane. Muri rusange rero iyi channel yacu ni Mbonandawa TV, mujye mwibuka gukora subscribe and share and comment. Subscribe kuko ni ingenzi, hanyuma tuze tubasha kubagezaho bya biganiro bimeze neza cyane, mbagezeho amakuru mwebwe mutari muzi, amakuru y'abandi agezweho na amakuru aba yaragiye yarasibaganye mutari muzi, nongere nyabagarure mwongere muyabone. Nta kibazo cyane. Subscribe cyangwa kuri sabone mu gifaransa, mwebwe mubikurikirana cyane, ndabakunda cyane. Reka nze mbashyiremo gatoya Sikovia nawe agiye ikintu abavugaho. Icyo gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bivuga ngo Sikovia yari ndetse n'abandi banyamakuru inzego z'ubutabera. Iperereza ikindi kintu ryagaragaje ko iyo nzu yari yaratanzweho ingwate bishingiye ku mwenda wa $31,000,000 Rutagengwa Jean Leo yari yarafashe muri Benin, hanyuma akayitangaho ingwate. Ibyo rero Benin yaje kwandikira ibiro bishinzwe ubutaka ibasaba gushyiraho itambamira kuri iyi nzu nyuma yo gutsinda urubanza rwo gukoresha inyandiko mpimbano yaregagamo Rutagengwa Jean Leo wahoze ari umukozi wayo nk'uko nabivuze. Akaba uwo yahoze ari umukozi wa Benin
aza kwirukanwa kubera ibindi byaha yarakurikiranyweho. Ikindi cyagaragaye ni uko Muhizi yaje gutsindwa mu rubanza yari yarezemo ibiro by'ubutaka mu rukiko rukuru rw'i Nyanza. Gusa iperereza n'ubundi rirakomeje kugira ngo hamenyekane byinshi byerekeye ukuntu Muhizi Anatole yaje kwiyitirira cyangwa yaje kuba nyiri iyo nzu. dukomeze twareba n'ibyo twabonye mu nkiko zana umucamanza wa mbere ikamonyi nagiyeyo mwifungwa n'ifungurwa uyu bavuga ngo wakoresha inyandiko mpimbano wirukanwe kubera ibyaha bindi muri beneri wakoze ayo manyanga yose bazanye uyu Anatole yari afite inyandiko yashingiweho bakora ubugure baravuga ngo ni impimbano Anatole yazanye birangira ahubwo itari impimbano ngo ari inyandiko itavugisha ukuri. Umushinjacyaha ubwe duhagaze mu rukiko rwa Kamonyi hano munsi y'aho akarere gakorera yashinjuje umugore w'uyu mugabo watwaye inzu wa undi nyirizo niwe wari ufunganywe na Muhizi yahagaze ku maguru abiri aramushinjura uwo mugore abumwere Muhizi bakomeza kumufunga. Muhizi urukiko rwa Muhanga urwo rubanza nararukurikiye noneho babazanyemo Katisiga Maitre wabafashaga ngo gukurikirana ibyo byose nawe ngo bamurega ibintu nk'ibyo ntazi by'inyandiko mpimbano. Uyu mugabo ikibazo yabajije kuva 2015 yongeye kukibaza perezida bwa kabiri perezida yavugaga ko weekend nivamo bamuha igisubizo hari kwa gatanu takiba kwa bamufunze imyaka 3 bamufunze imyaka 3 ibyo se azabibona ntabyo azabona. Hano reka nkwereke ikintu kiba ni nayo mpamvu wa mugabo wari umukozi wa Beneri afatanyije na Beneri kugira ngo Beneri yishyurwe bafate uyu muturage bamwibe bifashishije urukiko nk'uko n'ubundi bifashishije urukiko gufunguye. Urukiko ruvuga ko uyu muntu atsinzwe afite icyangombwa cya RDB cyerekana ko inzu itari mu ngwate yaje kujya mu ngwate ite kuki yaje kujyamo nyuma yo kugura umukozi wa RDB uhindura ingwate wari kuki atari gufunga kandi ubwo yose nyandiko mpimbano yakoresheje ikigo cy'ubutaka cyerekana ko ubutaka budatambamiwe cyangwa inzu nta kibazo bufite nta ngwate budatambamiwe umuturage akamara kugura yamara kugura bagasubizamo ya system uwo mukozi ari ubu nasubira kwa perezida uzi ikintu gihari bazajya bamubuza kumwegera uzi ikintu gihari ese yahagera ntakubeshya niyongera kubaza iyi nzu ntibamufunze bazamuhitana cyakurikira n'icyo uvuze erega arimo bamwe mu bayobozi bamwe muri bariko batuma umuntu nk'uyu nguyu ageraho nawe bitewe n'ibyo arabona ukajya kubona ukabona yanze n'igihugu mu by'ukuri atari uko atanze kubera izindi mpamvu ahubwo azangishijwe n'abantu nk'abariya shada umuntu gufunga imyaka 3 ugatwara gufunga urumva gutwaye ibyaha igihugu arabitwara akagufunga umuvunyi ngo waragiye urababaka inzego akarere ko kahe inzego zose zihari akarere kabirebye ntabwo barimo kutwumva yego ubundi abantu barenze umwe iyo banditse batyo haba habaye ikibazo barabireba ntacyo niba birebe nta kibazo gusa birabaje ni ukuri nyine murambwira mute ako dusomere ku rwanda dusomere ku mwanzuro umucamanza wanyu uko yabonye icyemezo cy'urukiko umugambi wabo urangiye umuntu baramufunze baramwambuye bamutesheje umwanya ubu ikintu cya mbere aje afite aje yahungabanye ku buryo na mudugudu adashobora kumubaza ikibazo afite mubaza se mudugudu none se ko ndi nanjye munzanye harya nari navuze ngo hariya se hari wari wagiye mu rubanza isura numve navuze ko habaye ikisi nk'ibyibuka urashaka uhuye n'ejo bundi hano urimo uvuga impamvu yafunzwe ugiye uracyamufu azibeshye yongere reka tubyumve nabyo nta navuze ngo iki nakangara tete pe kongera baranje bafata mu hisi simbi babeshye mu hisi ashobora kuba afite amanyanga ye ikosa yakoze ubundi rikomeye ni ukuvuga Beneri imbere ya perezida mu by'ukuri uyu mugabo afungiye Beneri no guhagarara imbere ya perezida. Iki kibazo kiye kibariza mu nteko y'abaturage ntacyo bari bumufasha wenda ko bari bafashe icyemezo cyo kumwambura ariko ntibari bumufunge kuko badashobora rero kubona uko babwira perezida ngo bamubwire bati ntitwamushubije twakoze kosa oye bagomba kumusubiza inzu cyangwa bakamusubiza amafaranga ye niba batamusubiza inzu Beneri kuko idashaka rero kumusubiza ibyo yatanze kandi bakaba badashobora kureka kubikora bagomba umuturage yarabwiye perezida ati ibyo wavuze bankora ntibabimpaye bagomba kumwambika igitumu basobanura impamvu batamuhaye ibyo perezida yamwemereye areta umunyacyaha
uyu mugabo n'uyu mucamanza ujuriyeho umushyize ku musaraba rwose none bari kuburana kuba umwere gusa uzi ikintu uyu mucamanza ari gukorera uyu urabona bakame yikoza hariya n'impyisi ibihehe n'ikintare izana inyamiti ibihehe gabanya bihehe ariko bihehe yitegereje ibona inyama nziza iyi cyane cyane yigize kireba bakame yijugunyira akantu k'ubusa ireba utundi turi aho twitwa amayezi iduha icyana cy'intare intare mu burakari bwinshi irasimbuka ikubita urwara ati data bakame baba nibo ugabanyiriza inyama none irongera zegera kame yagirira mu kinobori cy'ijisho rya bihehe ryavuyemo ikavuga iti izi nyama zose ni iz'icyana cy'intare twebwe twarya twapfa kugerageza kujya ahangaha intare tesure ntureba umuntu uzi kugabanya ntureba ko ari uyu umucamanza rwose bahize ujyanyeho uru rubanza imana y'u rwanda imurwaneho arebe mu kinobori cya bihehe kuko nashaka kuba umucamanza keretse niba wenda injyana bacurangaga yaracukije bakanavuga bati niyo twamugira umwere azasohoka yarahahamutse ntazongera kubaza yanzu itatu ni myinshi ariko asohotse akiri mutaraga akabaza iyi nzu yego niba muri wowe ugifitemo ikiganiro cyo kubaza iyi nzu uyu mucamanza wa gatatu nawe aragufunga si ukumufunga gusa ahubwo begukangasha uzakubaza ikibazo ndetse n'abakigiye uzavuga nicyo kukibaza no azakibaza si uburenganzira bwe se none si inzu yayibonye uyu mugabo yarasize niba ari umwere si uyu munsi babujije iki umugabo yari visi meya umugabo yari visi meya urumva bangiye baramufunga bagiye kuburana bamukatira imyaka mikeya arambye se kuri umwe tubizi ko ikintu cyawe utagikoze ari akarengane bagiye ukajurira ati ngo ngira gute ati wagiye ukajurira ati jurire ati bayongere reka zayirangiza nikomereze none muramwosha ngo agende reka kugira ngo iyi nkuru tutayigarukaho umwanzuro uravuga iki nizomera icyemezo cy'urukiko soma icyemezo cy'urukiko twigendere ngira ngo nk'uko mwabyumviye rero abantu bakomeje kuzira ubusa cyane gufungwa imyaka 3 bura ni ikintu bura kiba gikomeye cyane nubwo nk'upyeho gatoya icyemezo cy'urukiko Sikovi ataragisoma ariko nukuri rwose bayobozi rwose mujye mugerageza rwose mujye mureka kubera kuko ikigaragara biri kugaragara yuko mwebwe ikibazo cyanyu wa mugabo mwashatse kuba wenda mwamufatirana kugira ngo ntabashe kuba yabona ubwo butaka noneho bakavuga ati ntacyo nanjye nzasigarana ibyo yasize mu by'ukuri rero muri rusange rero ntimugafate ngo mugwatirize ibintu bategeze baba hamwe ingwate ni ukuri rwose ni ikibazo kiba gikomeye cyane kandi ni ikibazo gikomeye pe ni ikibazo gikomeye ariko mujye mugerageza rwose ngewe ngubu njye numiwe ubu nabuze n'ikintu nabuze n'icyo navuga kabisa ariko ni ukwihangana kubera yuko nta kundi nanjye nabigenza nta kindi kintu narenzaho ariko nyine ni ukwihangana nyine mugabo rero wihangana ariko n'inzu yawe rero nibayigusubiza rero imyaka bagufunze nawe ubwo nawe uzabareka nyine bagwinde ishya akababura kuko iyo umuntu bamufunze imyaka inga umuntu bamufunga 2022 agafungwa 2023 muri make bari bamukatiye imyaka 5 muri make babonye ufite amarere uri kugomeza uregure baravuga ati umuntu reka tumucubye tube tumufungishijeho muri rusange bigaragara yuko bamufungije kugira ngo atakomeza kuzajya ajya ahantu perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagiye iyo nzu bazayera igitije mwabaga mushake mugabanye mujye mukora ibintu byiza murabiza amanota ejo bundi mwasohokanye rebu rwose amanota mwasohokanye ejo bundi 80 nimba ari nangahe muzagira 100% mujye mureka kuriganya no gufata ibintu by'ibibazo ngo mu bantu bamwe mu barigiti mugwe mukora ibintu biri mu murongo neza ibintu byo kurigitisha imitungo cyangwa n'ibindi bintu runaka wapi mukora ibintu byiza niba umuntu ari mu kibazo ari mu nyina kwe guhanwa mu muhane niba umuntu nta bihano arimo mu mwihorere nyine nta bihano nyine abarimo so tugenda ujye wiragiza imana itonde vuga buhoro
abayobozi warebye ninde nande nyakubahwa perezida wa repubulika abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi urwego rw'umuvunyi rwasuye ku aho inzira ku Ruyenzi rumbwira ko iminsi 3 ibinyanditseho ikibazo cyanjye n'abadepite bashyizeho komisiyo irambwira ngo iminsi ngiye kiraba gikemutse nta muntu n'umwe utakizi ari uwo Dr. Alivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi 3 birakemuka nawe bukeye arambwira ati nukwiyambaza Imana nyakubahwa perezida wa repubulika mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye ibyo nawe bihuriye uheruka kukigezaho ninde mu byavuba ahangaha ushobora kuba kizi usibye abo n'urwego rw'umuvunyi rurakizi nyakubahwa perezida wa repubulika bo baraje babaza abayobozi b'akarere ka Kamonyi abayobozi barababwira bati natwe byaratuyobeye umuturage wacu yararenganye icyo gihe bari basuye akarere urwego rw'umuvunyi barangije barambwira bati iminsi 3 babonye ibyangombwa by'inzu yawe nanjye naramutse wanyitwa Mburandaho Comedy nkaba ngiye kubagezaho iby'umugabo wahuye n'ibibazo bikomeye cyane akaba bari bamukatiye imyaka 5 ariko muri iyo myaka 5 akaba yarafite ikibazo cyiwe icyo kibazo cyiwe rero nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda yararebye yakomeranye yagiye kimugezaho arjyana kimugezaho ariko abashinzwe nyine kubikemura ntibamufasha ntiyacika intege n'ubu akomeza avuga yuko amaze gutakaza amafaranga menshi cyane